Yesu Kristo ashimwe mwese abateze amatwi ijambo ry'Imana ubutumwa bwiza buhesha ubugingo kuri channel Imana ishimwe Clarisse TV. Indamukanyo nk'umuco, indamukanyo nk'igikorwa cyiza umukiza wacu Yesu urugero rwiza yadusigiye, ntangira mbasuhuza. Imana y'amahoro nikomeze kubaho umugisha mwebwe muzatega amatwi ubutumwa bwiza mugakurikirana ijambo ry'Imana byanditswe byera tukazabona ubugingo bwinshi. Ndacyabashishikariza gukurikirana channel yanjye. Ndashaka abantu tuzajya tubana tukanavugana, hanyuma mugatera comment, mukampamagara, ndabaha nimero do telefone, mugakora subscribe kugira ngo inyigisho nitambuka muyakire, mugakora share igihe ubonye ubutumwa ukabugeza kuri bagenzi bawe bashoboka ba hafi na kure ku migabane yose y'isi, kugira ngo dukwiririkanye ubutumwa bw'umukiza wacu Yesu Kristo. Ndumubwiriza ubutumwa bwiza mu idini ya ADPR, itorero ni Biryogo Paruwase ni Muhima, hano mu rurembo rwa Kigali. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Nimero do telefone ni 07 88 51 11 38 07 88 51 11 38. Dusenge. Uwiteka humugishira ijambo ryawe tugiye kuvuga kubwa Yesu umukiza wacu. Amen. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Zaburi ibice 27 dusoma umurongo waho umwe wa 13. Zaburi ibice 27 umurongo waho wa 13. Haranditse ngo mba nararabye iyo ntizera ko nzareba kugira neza k'Uwiteka mu isi y'ababaho. Umurongo wa 14. Tegereza Uwiteka, komera umutima wawe uhumure, ujye utegereza Uwiteka. Imana idufashe. Turasoreza hano mu rwandiko rwandikiwe itorero ry'Abikorinto ibice byaho ni 10 n'umurongo wa 13. Haranditse ngo nta kigeragezo kibasha kutugeraho kitari urusange mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ikibagerageza izabacira kanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Imana ibane natwe. Jambo ry'Imana tugiye kuganira umutwe waryo uravuga ngo icyanzu cy'Imana. Icyanzu ni iki? Bibiliya yandikwa biragaragara ko imvugo yakoreshejwe yahujwe n'igihe. Icyo gihe rero hari ikintu bita icyanzu cyabaga mu ngo zo mu Rwanda icyo gihe. Icyanzu tubyibukiranya bakizi ni akarembo gatoya kacagamo umuntu yunamye, kakaba kari ahantu hatazwi. No kuvuga ubundi mu by'ukuri sakarembo na karembo kacibwagamo kugira ngo umuntu agera ahashaka kugira wenda bugufi atazengurutse, ariko ubundi kakorerwaga kugira ngo umuntu acike umwanzi igihe ateye aturutse mu marembo. Reka subire muri jambo. Akanzu ni akarembo gato kabaga ku ngo za kera zo mu gihe cyo hambere. Umuntu yagashyiraga ahantu hatazwi kugira ngo igihe umwanzi azaba aturutse mu irembo azabashe kumucika aciye muri ako kanzu. Imana idufashe. Ikitorerwa kuri aka kanzu rero, ntugacamo uhagaze, urunama ndetse rwose ukunama cyane ukagera hasi. Bishatse kuvuga rero ngo icyanzu cy'Imana tugiye kuganira, ndagira ngo mbateguze mbabwire ko ari ahantu dukirira amakuba Imana iducikishiriza, Imana itunyuza, Imana turindira mu bintu, ariko hatabuze imvune. Uyu munsi aka kanzu no mu ngo z'iki gihe ziterambere karahari, baca irembo rinini, hakaba hari n'ahantu hari akarembo gato gashobora kuba kari ahantu hatazwi, nyirurugo bagira ngo kazamukize igihe bibaye ngombwa. Imana idufashe cyane kandi Imana itugirire neza. Icyanzu cy'Imana ninde wakivuze? N'umwanditsi wandikiye itorero ry'Abikorinto wa ni Pawulo. Ariko turebe hari undi waba yaragiye agira ibyanzu byagiye bimukiza. Mugaragu w'Imana Dawidi muri iyi Zaburi ye ya 27 aravuze ngo mba nararabye iyo ntizera
ko nzarebera kugira neza k'Uwiteka mu isi y'ababaho. Imana ishimwe cyane. Uyu Dawidi ninde? Ni wa mwana w'amateka hano aravuga amaze gukora cyangwa arimo kurwana intambara ze zo kuzaba umwami. Ese waba ufite isezerano ry'Imana? Isezerano riragerageza, isezerano rizakurusha iryo ari ryo ryose, ariko Imana izajya igucisha mu kanzu, uzajya unyura mu kanzu ucika umwanzi kugeza igihe uzasohokera mu irembo umwanzi akugiye kure. Imana idufashe. Iri jambo mfasha nge nawe nk'abasomyi ba Bibiliya, nk'abateza amatwi ubutumwa bwiza. Iri jambo kuraba ni iki? Kuraba nacyo nkeka ko kiriya nyine ari igihe, ari imvugo ya kiriya gihe n'uyu munsi. Kandi kuraba ku kintu ni ukuba gikubiswe n'izuba cyari gihagaze cyemye kigahonga. Kuraba ku rurabyo rwahongeshejwe n'izuba, kuraba ku kimera cyahongeshejwe n'izuba. Ariko kuraba k'umuntu ko ni ukuhe? Kuraba k'umuntu ni ukugwa nko muri koma. Ariko mu by'ukuri uyu muntu ntapfe, ariko iyo bavuze ngo umuntu yarabye, yararwaye mu mvugo ya Kinyarwanda, baba bavuze ngo umuntu yapfuye, harabura gato ngo apfe. Dawidi rero mu ntambara ze yarwanye nyinshi, mu ntambara yarwanye tubyibuke, yaravuze ati mba nararabye iyo ntizera kuzarebera kugira neza k'Uwiteka mu isi y'ababaho. Mu by'ukuri Bibiliya ntivuga ibintu byose bantu mu nteze amatwi, ariko uyu mwana tujye tubyemeranywa nk'uko ababwiriza butumwa benshi babivuga. Kubera iki? Uru rugo rwa Yesayi rwari urugo rukomeye cyane. Urugo rwa Yesayi yari afite abasirikare mu ngabo z'igihugu baba ofisiye. Urugo rwa Yesayi rwari rutunze intama nyinshi zitazwi umubare. Kuki batari bafite abaje n'abagaragu bo kuziragira? Uyu mwana kuki bamutoranyije ngo bari ujya mu ishyamba iwabo w'inyamaswa? Mu ishyamba haba iki? Haba ibisimba nk'uko yabyitangiye ubuhamya, amadubu, intare, inzoka nini z'inziramire n'ibindi bintu bitandukanye. Uyu mwana rero, uyu Dawidi, mu by'ukuri nakwibaza ikibazo nawe ukibaza uti kuki bamutoranyije muri aba bana bose ngo bari ujya mu ishyamba? Ntawamenya, ariko ntekereza ko umutima w'uyu mubyeyi utari umuriho cyane. Koko hanyuma uyu mwana asanga ntayandi mahitamo, aravuga ati nkwiye kwiringira Imana ubuzima bwanjye bwose, nazanapfa nkazapfa niringiye Imana. Ariko kwiringira Imana guhesha kubaho, kwiringira Imana guhesha gukira ibyago, kwiringira Imana guhesha gukira akaga, kwiringira Imana guhesha gukira amakuba. Uyu mwana yabaye umubyeyi wumvira, yabaye umwana wumvira umubyeyi. Aragenda ajya kuragira intama za se iyo mu ishyamba, kandi umurimo wukora neza. Haleluya, Imana ishimwe. Uyu murimo yawukoze neza, ntabwo yitaye ku kuba ariwe batoranije, bari bushaka abagaragu, bari bushaka abashumba, bari bushake abantu n'abandi. Bamutoranya ari bucura mu rugo, ari umuhererezi. Ariko umwana aremera, agenda yiringiye Uwiteka, aravuga ati Uwiteka uzabane nanjye. Nusoma ku murongo waho wa haruguru nkeka w'icumi, yaravuze ngo naho data na mama bazanta, Uwiteka we azandarura kandi azabana nanjye. Kandi ibyo byiringiro ntago bikoze isoni bene data. Gukurikira Imana ntago ari ukuyoba. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ntago gukurikira Imana ari ukuyoba. Yarwanye intambara iremereye. Ntare yarazaga, yaza kumurya akayikubita inkoni akayica. Yaza gukura umwana w'intama mu mukumba akayica. Idubu ikaza bikagenda uko nguko. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Izina ry'Imana rishimwe. Yaravuze ati mba nararabye kweri. Ariko ubu nkawe uri mu ishyamba iwabo w'inyamaswa, nta rugo ruri aho hafi, ababyeyi ntibakwitayeho, abaturanyi ntibakwitayeho, nta muntu n'umwe ukwitayeho, urumva waba umeze ute? Urumva waba umeze ute? Ishyire mu mwanya w'uyu mwana. Aya magambo yavuze n'ay'ukuri, ariko biratubwiye ngo yarenzaga amaso ubuzima bubi yisanzemo, atihitiyemo, ngo akarebera Imana iyo mu kwizera. Imana ishimwe. Karebera Imana mu kwizera, kavuga ati jewe
ibyo ari byo byose ubu buzima nzabuvamo, nzarebera Uwiteka mu isi y'ababaho. N'izindi ntambara zose tuzisanishije n'iri jambo niko bimeze. Yirukankanwa na Sawuli, araraguza mu mashyamba, bamuhiga bamuhora ubusa, azira ko afite isezerano ry'Imana yari ategereje igihe rizasohorera. Yaravugaga ati ngomba ibyiringiro byanjye kubizamura nkabyerekeza ku Uwiteka, kuko hazaba umunsi nzarebera kugira neza kw'Imana mu isi y'ababaho. Reka rero twibazira ijambo, kuki yavuze mu isi y'ababaho kandi ari muzima ahumeka? None se habaho isi y'abapfuye? Bene data, maze iminsi mbona abantu barwana intambara yo kwigisha abantu gukira ibikomere. Nibyo rwose, ndagira ngo mbabwire ngo mu buryo bw'imitekerereze ntago dutuye mu isi imwe, ntibishoboka. Ubu nge ndiho mbwiriza ubutumwa bwiza, ntago ntuye mu isi y'imitekerereze n'umuntu umaze iminsi 2 atarya kandi atari umunebwe. Satani yamwitumye kumugerageza no kumubabaza. Ntago turi mu isi imwe, ntitwanatekereza kimwe. Aho twahurira ni hamwe, ni ku byiringiro by'Imana isumba byose. Imana ishimwe. Dawidi yaravugaga ati ndasa n'upfuye, imitekerereze yanjye ndareba nkabona irimo ikibazo kubera intambara ndimo ndwana, ariko reka nzamura ibyiringiro byanjye mbishyire ku Uwiteka, mvuge nti sinkwiye gucika intege, sinkwiye kuraba, sinkwiye, nzareba Uwiteka, nzareba Uwiteka mu isi y'ababaho. Hari abantu babayeho mu gihe cye, hari abantu barara mu mazu meza, hari abantu barya neza, hari abantu imibi itarya, hari abantu badashavuye nkawe, ariko uyu mwana yarashavuye bikomeye. Kiriya gihe yirukankanwa na Sawuli yarashavuye, uzareba amazaburi ye yose ukuntu abavuga, abanzi bamuhiga amanywa nijoro, ariko aravuga ati nzarebera kugira neza ku Uwiteka mu isi y'ababaho. Dawidi yarahumekaga, Dawidi yari umuntu ugenda, ariko avuga iri jambo. Nawe mwene data unteze amatwi uzumva ubutumwa bwiza mbwiriza, birashoboka ko nawe uri muri iki gihe cyo kutagira umuntu ubona hafi yawe wakubwira impore, wakubwira kira. Birashoboka ko muri iki gihe ufite ikibazo nge ntabasha kumenya, ureba abandi ukabona nibo babayeho, ntibinakubabaze, ntubigirire n'umutima uhangayitse ngo wumve ufite ishyari, ariko ndaguhumuriza, iringira ibyanditswe byera Dawidi yavuze kandi akubere isomo ryiza. Nawe uzava muri iyo si imeze ityo, uzinjira mu isi y'abaseka. Imana ishimwe. Uzinjira mu isi y'abaririmba, uzinjira mu isi y'abahimbaza, uzafashwa nawe umunsi umwe. Muzi ko hari igihe umuntu agira amakuba menshi akumva no gufashwa byamugiye kure. Muzi ko hari igihe umuntu amakuba muzenguruka akicara atavuga yitekerezaho gusa. Zamura ibyiringiro byawe uvuga uti nzongera kurebera Imana mu isi y'ababaho, mu isi yujuje ubumuntu, umunezero, amahoro mu mutima. Usigara urwara intambara zisanzwe, ariko hajya bagiye kidasanzwe Satani yituma umuntu akizirika ku bugingo bwe. Icyo gihe bashaka kubugusha no kubuta mu mutego, avuga ati nzakujyana mu maboko ya Satani, nzakujyana mu maboko yanyu uzajya Gehinomu. Ariko nawe urwara intambara nk'iyo Dawidi yarwanye. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Yaravuze ati mba nararabye, yo ntizera ko nzareba kugira neza ku Uwiteka mu isi y'ababaho. Uri umukobwa umaze igihe kirekire, ndagira ngo nkubwire ngo ntiwihebe. Uribaza uti ubu byararangiye nta mugabo nzabona. Nyamara birashoboka kuzamubona, nubwo tutandikiye twese ko abantu bazava mu isi bose bashatse abagabo. Ibyo ni umugisha, umugisha Imana yakugeneye niba arimo. Zamura ibyiringiro uti nzamubona kandi atanari nta kibazo. Mbese urarwaye indwara nani y'abaganga cyangwa yobe y'abaganga, uzongera kurebera Uwiteka mu isi y'ababaho. Yesu twiringira akiza indwara, Yesu twiringira akiza ubumuga, Yesu twiringira akiza imvune z'umutima, agakiza n'ubumuga bw'umubiri. Dufite indwara twari turwaye zananiye abaganga, zirabayobera, ariko Kristo aradukiza. Dufite ubuhamya. Humura, nawe uzongera kubaho, nawe uzongera kurebera Imana mu isi y'abafite umunezero, y'abagenda. Uzabyuka kuri icyo gisasiro. Imana y'amahoro idufashe. Mba nararabye, yo ntizera ko nzarebera kugira neza ku Uwiteka mu isi y'ababaho. Yewe nshuti,
sinzi se utuyemo. Ahari uracuruza ukabona ntibigenda, rwana intambara, komeza kurwana intambara nziza. Uzarebera Uwiteka mu isi y'abacuruzi ukamera nk'abandi. Saha izagera Satani ntakumwaze, ntaguhungabanye. Humura, wigira ubwoba. Rwana intambara yo kubaho. Mu bupfakazi bwawe rwana intambara yo kubaho, uvuga uti nzarwana intambara y'ubudahemuka. Imana ishimwe kandi habwa icyubahiro. Dusoza tugana ku musozo. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo iki? Pawulo andikira itorero yaravuze ati ndagira ngo mbamenyeshe izi nkuru hamwe n'ibitugerageza Imana igiducira kanzu kugira ngo tubone uko twihangana. Aravuga ati kandi mbamenera ibanga, nta muntu ugeragezwa kugeragezwa kurenze kwizera kwe. Buri ibyo byakugezeho Imana yabikuyemo ubukana bwo kukwica. Imana ibikuramo ubukana bwo kukugusha ngo uve mu byizerwa, bibemo neza. Imana ishimwe cyane, bibemo neza. Ndagira ngo nkwibutse dusoze. None se ubu igihe umaze mu bushomeri nturiho? Igihe umaze mu pfakazi ntiwariye ntiwambaye? Ako nakanze Imana yagiye gucira kugira ngo ubeho. Wowe wizute, ibuka icyanzu Imana yaciye, mfashe gushima Imana. Nanjye umuntu uhagaze ambwiriza ubutumwa bwiza, mfite ukuntu Imana igicisha mu cyanzu ikantegerereza, ikanshikisha umwanzi, nkategereza kuzagirirwa neza n'Imana. Cyanzu cy'Imana torero, cyanzu cy'Imana wowe unteze amatwi, cyanzu cy'Imana. Haleluya. Cyanzu cy'Imana. Yewe mukozi w'Imana, igihe umaze ukorera Imana, amakuba wagize ntabasha kumenya, nta cyanzu Imana yagiye kurokoreramo. Yemwe bene data, icyanzu cy'Imana nicyo nababwiraga. Cyanzu cy'Imana usiribatera uzabuvamo. Imana irazagucisha mu cyanzu, irakomeza igucishe mu cyanzu, ikurokora umwanzi. Uzagera igihe uzashima, ubaka urugo rwiza. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Dusenge. Mfashe wibuke uko wabonye ako kazi, cyanzu cy'Imana. Imana yagiye gucisha mu cyanzu kugira ngo ubeho, kugira ngo ukomeze ukizwe, kugira ngo urye, kugira ngo wambare. Imana iguha umugisha, wowe unteze amatwi hafi na kure. Nakubwiraga icyanzu cy'Imana ntago tuzapfa turi mu maboko y'Imana, izajya iducira akanzu mu gihe tugitegereje ubutabazi nyabwo. Urakoze Uwiteka. Uha umuntu wese kuzirikana icyanzu wamunyujijemo bimutere kugushima, ye kwiheba mu makuba ye, ye kwiheba mu byago bye, ahubwo umufashe kuzirikana ko hazaba umunsi azasohoka mu makuba, nk'uko Dawidi ku mugaragaro yasohotse mu isi ya wenyine akajya mu isi y'abantu. Icyubahiro n'ishimwe ni ibi bya Uwiteka kubwa Yesu umucunguzi. Amina.